Mbere yuko dutangira neza kino kiganiro ugiye kubanza wumve kamwe mu duseni Yanga yasobanuye kari muri filime The Medallion. Jackie Chan yabarimo arirukankana n'uno mugabo ari we Giscard ashaka kumukura hamwe mu makuru y'umudari baba barimo gushakisha. Buretse wumve uko Yanga yagasobanuye. Hey, yewe harugashyizeho shikarete kumene rwaruntu azi mu Bushinwa. Rwaramubonye rurikanga baherukana mu rusengero dore ngo bakubitanye Dublin. Yewe imodoka yarapamaye jakaruriho yarubonye abarimo bashimusa kana bastade baherukana muri Hong Kongo. Yewe yo niga ndagucitse man. Yewe baherukana muri Hong Kongo. Yewe dore uruzingo rw'umwojo ruri hano ndakubwiye yewe inzingo imana yewe imana izagufasha ntuzabyibuka dore ukuntu uruzingo rucika dore urundi ruzingo ruri inyuma ndakubwiye yewe rufite ingurukuru yewe dore urundi ruzingo rw'umwojo yewe sorry banywereye kwa Faustin ku muhanda Faustin w'umuhigi amacupa ya Faustin imana ishimwe nacyo yewe Ako gaseni umaze kumva nureba iyi filime The Medallion uzakabona gatangira ku munota wa 30. Yanga ni umwe mu bantu bageze ku gasongero hano mu gihugu cy'u Rwanda mu gusobanura filime. Nk'ako gaseni ni agaseni ko kwiruka ariko wumvishije igikabye Yanga yagasobanuranye akavugamo buri kantu kose wahita kugashushanya mu mutwe wawe. Uziko se Yanga ari abanyeshuri basibaga ishuri bakigira kureba filime ziwe kubera ukuntu yari akunzwe bidasanzwe. Iyo byageraga kuri filime z'inshinwa cyane cyane zira z'abashabolini cyangwa filime z'iminde Yanga yakoraga ibintu abanyarwanda batazigera biyibagera. Muri kino kiganiro tugiye kureba ubuhanga bwa Yanga muri filime yagiye asobanura tunifashisha ingero za record ziri muri izo filime. Ku musozo wa kino kiganiro turaza kukubwira amwe mu makuru yo muri sinema bishoboka ko utigeze umenya tunakubwira filime nziza ushobora gushaka ukirebera. Dore iyi filime urimo kureba bayita Yegeze yasohotse mu 2003 isohoka iri mu bwoko bwa romantic and drama kandi iri no mu rurimi rw'igihendo. Iyi filime ijya kumenywa n'abanyarwanda ni Yanga wari wayisobanuye kandi yari ifite storyline y'umuhungu Ravi n'umukobwa Vasu baza gukundanirana ku ishuri. Aba bantu ko ari babiri baba baturuka mu miryango ibiri itandukanye ku kigero kiri hejuru dore ko nk'uyu Ravi Pratap Singh abaturuka mu rugo rw'abakire ise aba ari umu businessman. Uyu mukobwa Vasu we abaturuka mu muryango uringaniye dore ko se abatunzwe no gucuruza amata. Uyu muhungu Ravi amasomo bari kugenda mucanga hanyuma bikaza kurangira uyu mukobwa Vasu arimo kugenda amufasha ahani naho baza gukundanirana. Se wa Ravi aza kumenya yuko umuhungu we arimo gukundana n'umukobwa wo mu bakene hanyuma akaza kohereza umupolisi wabo wa Vasu kugira ngo abiyame batazongera no kubitekereza. Mitwa ya Davara kubitirwa cyane bikaza kurangira yihanangirije umukobwa wiwe kadashaka kuzongera kumva izo nkuru n'uwo muhungu. Gusa umukobwa wiwe nawe mu kumuhima aza gupangana Ravi bakaza guhurira ku marembo y'iwabo isa arimo kumureba ukuntu hano hantu Yanga yasobanuye. Nyirasenge barakwereka agakobwa mukiye mu gitondo ihene nazo bazi kuzikama bo bakina barazikama akagakamwa litiro uyu munsi ejo kazisumburaho dore muzehe yewe yiboroshesha igiti barashaje nimye abandi bataye imbere baracyari inyuma ni wabo umukobwa tize bazirira ku duti ku nkoni ziziragira kumviriza neza hariho ni ryavuze ni mu muryango kumbe Ravi yari yaparitse hanze dore agasuzuguro yewe dore agasuzuguro uyu nanjye twiyunze ni papa aho bukenana ry'indi mihini polisi zikumuyora polisi irazi kayora muzehe woshye igikobwa cye kandi nawe bizira kubi Yanga iki gihungu. Niba nanone ubyumvishe neza iyo Yanga yabaga arimo gusobanura filime ziwe yashyiragamo ibintu by'ibikabyo byinshi cyane akavuga buri kantu kose kari muri iyo scene ku buryo wumvaga ari ibintu biryoshye cyane. Nko muri kano gaseni yavuzemo umuntu urimo guterura ibyuma, umuntu urimo gukama n'utundi tuntu twose tugiye dukenewe. Ibi byose Yanga yabivugaga nta pause arimo gufata akamenya gusoma buri reaction y'umuntu akavuga neza nk'uko wagira ngo uwo muntu neza nibyo ari gutekereza. Ibyo byose byajyanaga n'ijwi ryiwe ryari rizwi cyane n'abanyarwanda rinakunzwe agahuza storytelling yiwe agakora ibintu abanyarwanda batazigera bibagirwa. Biranashoboka cyane ko atabura umuntu kubwira ko ari igihe yasibaga ishuri yagiye kwirebera filime za Yanga bitewe n'ukuntu yabaga akunzwe cyane ari
umuhanga cyane. Uzi filimi z'inyamerika zabaga zakozwe na Yanga cyane cyane nk'izi ngizi zivuga ku ntambara cyangwa filimi z'abashinwa cyane cyane z'abashaburin. Muri icyo gihe Yanga yahaye abantu ibirori biza kurangira n'abandi basobanuzi bari icyo gihe barimo kugenda bamwigana. Iyi filime urimo kureba bayita Wilson Mary yasohotse mu 1984 isoka iri mu bwoko bwa action na comedy. Iyi filime ijya kumenywa n'abanyarwanda ni Yanga wari wayizanye kandi ifite abakinnyi batatu b'ingenzi aribo Samuhanga, Biao na Jack Chan. Mu gutangira ku iyi filime yerekana storyline y'abasore babiri baba bibera mu gihugu cy'Ubutaliyani aribo David na Thomas. Baba babaho mu buzima buri civilize ariko Thomas agaragara nk'umuntu w'umunebwe cyane ariko David we biba bigaragara ko kagira courage. Umva ukuntu mu gutangira ku iyi filime hano Yanga yahasobanuye. Sinzi ikigambo gasatsaho cyavuye. Nirwa pipi rwagiye rugahimbira ngo yitwa gasatsi. Ntazi no gusoma Jack Chan. Agura bwakeye cha. Izavumba nibusubuye ukombe. Mufata umwaka w'umugabo. Imyaka y'imigabo nimibisha uragafatwa n'umugore wapfa kuyikura. Ikigabo kumbe dore barara mu byumba bitandukanye kiragize ndutse kimukomanga kanguka ni hamwe nuko bashizemo inzugi ebyiri. Ko busubuyu ni igihe cyo kujya ku job banza gukora utuntu tw'udusiporo aho ngaho. Uru rusa naho runebwe cyane kurusha iyi. Hayiwe fata aske cyabanje gukanga akagaka kakirusha gushabuka. Iki ni ikinebwemo cyane. Hayiwe Mbere yuko twanariza ko gasene umaze kumva hari akandi gasene aho Thomas na David baza gucumbikira umukobwa Sylvia bikaza kurangira biyebye. Uyu mukobwa Sylvia aza kugaruka mu nzu ya David na Thomas, hanyuma Thomas agatiriza David mu kumubaza aho amafaranga yabo yatwaye n'icyatumye abiyeba. Uretse wumva ukuntu kano gasene Yanga yagasobanuye ubundi tugaruke tukavugaho. Murakoze. Hey, you want to ask her? Urashaka kumubaza? Well, I think it would be better coming from you. Me? Byose bituruke muri wewe. Kugena gatutse kare kaza kanyumva na kisi ndaya na kisi iki byose amacuhu ubwanga ati ari wowe ukabaza. Go on. Komeza ukabaze. Niko, uziko kwita ubushita. Niko. Ninga ya David amenye. Want a drink? Ushaka gico kunywa? Mine, please. Nta kibazo. Hey, I'll get it. We, byiza mubaze wo kapfa wowe byacu yabishize wo kanyagwe. Mubaze bastard. Mubaze byacu. You slept here last night. And this morning, we found the... Izo sene zose nimba wazumvishe Yanga yari afite storytelling iri ku rwego rwo hejuru ku buryo hafi kimwe cya kabiri cy'amagambo bavuze ari bo wayongereyemo. Ibi bintu birimo ubuhanga ku rwego ruri hejuru kugira ngo uzabyemere nawe uzafate filime uyisobanure wigane nka Yanga wumva ukuntu bigoranye. None iyo dukabikora muri sene harimo abantu batatu bari kuvugira rimwe kandi vuba vuba ukabasha gusobanura buri reaction ya buri mukinnyi. Reka noneho tujya muri cya gice cy'amakuru ari muri sinema ushobora kuba utaruzi. Series ya Vikings season ya 4 episode ya 15 niho Ragnarok Broko yitabiriye Imana. Mu rupfu rwa Ragnarok Broko urabibonye kapfira mu cyobo kirimo inzoka kandi nyinshi. Iyi sene ndamutse nkubwiye ko bayishutinze byanyabyo se wabyemera? Uyu mugabo ukina role ya Ragnarok Broko amazina ye nyakuri bamwita Travis Fimmel yavukiye mu gihugu cya Australia. Igihugu cya Australia ni kimwe mu bihugu ku isi kigira inzoka nyinshi kandi abaturage babo baranazimenyereye babana nazo mu buzima busanzwe. Uyu Travis mu gukina kano gaseni baragiye bamuryamisha mu cyobo kirimo inzoka zirenga 60 ariko zose nta nimwe yari ifite ubumara. Izo nzoka nta nubwo zajyanaga ariko nubwo zitajyanaga sinzi ko hari umunyarwanda wapfa kugukinira iyi seni akagenda akajyama mu cyobo kirimo inzoka zirenga 60 zikamugendagendaho. Kuri akuntu wabonaga inzoka zirimo kumuruma harimo n'iza venomiyasi biriya bintu byose byari biri computer generated. Filime nziza nari nakubwiye ushobora gushaka ukirebera mu gihe utari wayireba nge nagushimira iyi sende ariko ni filime nziza iri mu bwoko bwa horror na comedy zimwe muri filime zidakunda kuboneka. Nuyireba uzabonamo inkuru y'umukobwa Linda n'umusore Preston bakora impanuka y'indege bakisanga ahantu ku kirwa bakarwana no gusurvivinga. Ikibazo nuko baba bafite imyumvire itandukanye, umwe agashaka kwigumira kuri icyo kirwa undi agashaka kwigira mu buzima busanzwe. Kugeza ubu imaze kwinjiza arenga miliyoni 94 z'amadolari kandi mu kuyishutinga bakoresheje budget ya miliyoni 40. Wageze kuri channel ya Smith umugari wo udahwema kutwumva buri munsi ndagushimiye cyane.